mashusho yarasirikiye abantu bakagambira ngo uyu muntu turabona ari iwanyu irasirikira iragenda Imana ihumugisha na timu ya Himbaza ndumva ashaka kwishimira cyane Himbaza abanyamakuru bano mu mujyi baramaje ariko ngo aposo n'umuhimbaza nyoberwa rero hari kumbe niho banca keshi ngo handi ntabwo atwemerera abo n'umuhimbaza amen nza kumenya ko ari Himbaza amen so no kuri pe Imana bahumugisha nabo n'abacu bose Imana ikomeze kubagira neza pastor kari 17 na 18 hariho kuko umwami Imana izazana kandi urabizi ko ufitemo identite yayo rero turamwakiriye inshuti yacu inshuti ya women bega aba women baramuzi yatwigishije wakatishije iyihe tike amina mwese yasohotse anazi kitike yakatishije atarabakatishije y'urupfu abandi bakatishije y'ubuzima abandi bakatishije ijya mu byaha cya kabiri atwigisha muri Thanksgiving ariko ngo yabaye iretse yabaye igize iti ngo ntiwagenda ntiwapfa ibiretse none turi kuri Thanksgiving uyu munsi reka tumwakire kandi grace bakoze kadukumira Imana mu mashi tuyivugirize n'umuntu kadusome ijambo mu gitabo cy'itangiriro ibice bibiri turasoma n'abacamanza ibice 9 umurongo wa 50 ibindi umwami arabikora nimujya muzi imbere y'Imana tuzajya tuvuga make maze Imana ariyivuga menshi dukore bike ikore byinshi ifite imbaraga kabiri itangiriro ibice 2 hari ijambo rivuze ngo umurongo n'uwa 4 itangiriro ibice 2 umurongo n'uwa 4 Imana ishira Adamu hehe Imana ishimwe imushira mu Edeni umurongo w'18 Imana imuremera Eva abacamanza 9:50 igitabo cy'abacamanza ibice 9 umurongo n'uwa 50 hari ijambo rivuze ngo Abimeleki ahera ko agite Besa agandika yarahatsinda ariko muri uwo mudugudu harimo umunara ukomeye niho abantu bose b'uwo mudugudu bahungiye abagabo n'abagore barikingirana burira hejuru y'uwo munara Abimeleki ajya ku uwo munara arawusakiza yegera urugi ngo rutwike nuko umugore wo muri bo atera Abimeleki ingasire mu gahanga arakamena narinzanye ijambo haleluya ko Uwiteka kubw'amashimwe wazanye hari ingobyi Uwiteka agukebera ayigutuzemo none arandumye ngo uzayirinde wowe icyo Uwiteka akoze byose agukebeye ingobyi iguheka uturamo ashiramo rebezwe ibikenewe byose noneho weho icyo agiye kuguha ni imbaraga zo kwirinda inzoka ntikayiguteruremo kabiri ni impamvu dushima impamvu twaje gushima ariko haleluya turutse Rubavu nateraniye Rubavu ku rurembo dushoje saa 9 ntako ntagize kandi saa 4 ndanasubirayo ariko ngo nze nshime ariko ngirute nshime urumva ko data yakoze byinshi ari nka kera simba mbonye uko ngerino ariko mbonye uburyo ngerino ndabona n'uburyo nsubiramo kandi ubwo buryo
burimo burava mu buryo bumwe bwabereye aha. Ntabwo ari ubwa mbere ngeza mu marembo 5 mfite ariho hakurya Gishwati hari irembo rikomoka aha. Ubwo rero mpaje ntabwo nabonye Imana, nabonye uwo yatumye. Nge nabonye uwo yatumye. Abantu haguruke mubwira kandi keza nuza unyura Gishwati uje ureba hakurya gato nubona inka z'umweru uzumenya ko hari yavuye hano kandi rero iri gukama muzaze kuzisura. Ndabashimiye ko mutarabanura ku butoni Mana y'ijuru mukambuka na Gishwati hakuno gato mukahagera mutitaye 1 mutitaye 2 mutitaye 3 mutitaye Mana y'ijuru mwikwiha amashi ari nyubaha amashi. Ndabashimiye. Icya kabiri rero hari inyigisho mu byo mvuga sinamenya ibanga ariko mu nyigisho mvuga hari isoko iva nguhamba kuyirivuze ngo hari abakozi b'Imana bagiye guhishurwa. Hari icyo ukora ngo abakozi b'Imana bahishurwe. Iryo ndarinoze niwumva ndivuza ahandi ntukagire zaba nararivomye hano. Urumva rero ahantu uvana inshyushyu ukahakura n'ijambo dutuza gatoya dutuza baba bakwiriye gushima. Uretse nanjye ushima abantu n'Imana nayo izihagarara igashima umuntu. Wicaye aho hari Imana yakoze. Amen. Kuki mwashimye none nakandu kamwe nashatse kuvuga hari icyo yakoze. Kuki wambaye izo rinete zikakubera hari ikintu Imana yakoze. Nigushaka kukivuga kuki bahagaza hari icyo yakoze kandi ikomeje kugikora. Kuki se waberewe hari icyo yakoze. Kuki se bakwita fandi hari icyo yakoze. Gisomwe hano yarahagurutse ikurinda ibyakumena agahanga. Yakurinze ibyakumena iki hakore wumve ni Imana itumye kagihari. Imana ishimwe ko yaturinze ibyatumena iki. Urumva umuntu bamenya agahanga wamugira meya reka ntabwo abakibaye meya. Irakarinda rero kugira ngo ube icyo uri. Yarakoze cyane kandi babwire kandi urwaye ijisho kameneka n'umubu wa malariya wakumena agahanga na gato ibuye rito ryakumena agahanga n'isazi igiye mu zuba wagarama kandi. Ariko data yarahabaye kuva mu kwa mbere kugeza ubu igitumuri icyo yakurinze ibyakumena iki agahanga. Yarakoze cyane. Abakumena agahanga bari benshi iranga bashaka ibikumena agahanga ibiranga bategera epfo y'urugo ikurinda ibikumena agahanga. Covid iranga iraza Imana yanga kikumena agahanga. Hagiye benshi ariko umukiza uvuga bikaba yategeka bigakora. Impamvu mwashima mugashima rutayo mwashima niri muri gereka ushaka ishimwe uryongere kwira uvuge ngo ndagushimye dai si kubw'amaboko si kubw'imbaraga ahubwo nuko wandinze ingasire zamena iki. Yakurinze ibyakumenaga byari bihari ntabwo byari bihari. Byari biteguwe ntabwo byari biteguwe. Hari ikindi koze rero ikurinze n'ibindi byahaguruka ntabwo ikoze byahise gusa n'uyu munsi kandi yakurinze ibyakumena iki. Umva ikindi koze kandi ikomeje kukurinda igafata mpiri ibintu byose byaza kukumena iki agahanga. Ahubwo ihaye uruhanga rwawe ahubwo ifashe uruhanga rwawe iroha kugira ute
Imana bampera umugisha mu izina rya Yesu. Mubyeyi vayuhamagara Imana kugira ngo ifiriti turyohere, nuko Imana yaturinda ibyatumenaga. Nta firiti yaryoha kamenetse, nta kositimu yakubera kamenetse, viza ntiyakubera kamenetse, ntiwatega indege kageze utekamenetse. Kugate kuyitega nuko Imana iba yahabaye ikakurinda. Ntiwatebeza agahanga kagize, ntiwavuga icyongereza cyakama agahanga kagize utekame. None data hari icyo yapfa, nkamwe mwamushimye, icyo abahembye ni ukubarinda ibyakumenera iki agaha, kuko niho byose bituruka. Kugira ngo umenye umuntu ureba mu gahanga. Ubu twese udukuyeho agahanga hakaza amaguru, bamwe twabayoberwa. Ishusho y'umuntu rero ni mu gahanga. Kugira ngo umenye Berenari ureba agahanga. Imana nayo ikarinda iki agaha. Uravuga ngo kariya agahanga na karunaka ka. Uzanye mu ntege gusa ntibamenye uwo ari we, ariko uzanye mu gahanga bakumenye. Data yateguye igikorwa gikomeye. Umuntu wese washimye Imana nayo iramurinda ibyamumenera agahanga. Kandi idaki ya bosi ya God udefika ukimara kubikora zayigoni yawe yafashe rimango mu Edeni ihagukebera iki ingobyi, ishiramo ibyo uzakenera. Urakoze mwa ishiramo ibyo uzagira ute hariya ukora ni ingobyi iguhetse. Ikiguhaye ni imbaraga, ifashe urugi ikinga aho inzoka yari izinjirira kugira ngo itagera mu ngobyi. Imana igukeneye rero. Data mwamukomera mu mashi wakoze ibyo bintu. Mwahaguruka tugasenga Imana. Mwihangane muhaguruke dusenga Imana. Mubyeyi fatira mikrofone, aba bantu bose Imana ibambere uruhanga rukomeye rutamenwa n'amagambo. Iguhaye uruhanga rukomeye rutamenwa n'ibitego. Iguhaye uruhanga rukomeye rudafatwa n'amahebe. Ni uruhanga rukomeye. Kandi mubyeyi ndahanura sindi umupfu, nawe uruhanga rwawe irarukomeje. Namadufashe kandi tugire neza. Shokora hari nyinshi zizamenekera imbere yawe, ariko nge muneze k'Imana ivuga bikaba yategeka bikako. Ikije gukora ni ugukomeza uruhanga kugira ngo nawe ukomeze gukora ibyigukoresha irinza agahanga. Ikindi koze muri uyu mwanya ni ingobyi ikebye. Usanzwe bari mu ngobyi, ariko hari ahandi handi ikebye ingobyi. Izengurutsa abamarayika, ishiramo ibyo uzakenera kugira ngo wicare muri iyo ngobyi. Kandi ahantu inzoka yari izinjirira Imana ihasize urugi ikinga ntihagire ukingura. Ikinza aho inzoka yari izinjirira kugira ngo ibiri mu ngobyi bituryohe. Hamagara Imana uyishimire ibyikoze mu izina rya Yesu. Amen. Hamagare Pasiteri Ntambabazi, karibu ni mu karibu mwese, karibu abapasita mwaza nta kibazo, umuhana ama distance gusa. Grace. Hanyuma avuze ikintu numva ikintu nibutse ku gahanga k'Abalewi. Yego. Aha uti ku gahanga. Ashaka bivuge cyane uti ku gahanga. Hari handitseho kuko ibishaka kumena gahanga bihari. Imana nayo yarahanditse. Hari handitseho ngo twerejwe Uwiteka. Twerejwe Uwiteka. Reka bivuge mu Gifaransa, sainteté à l'Éternel. Twerejwe Uwiteka. Niba ngo igihe hari ibikurega. Igihe hari ibikurega kandi nawe uzi neza ko wakoze. Imana yahise ishyiraho ijambo ribwira Satani ngo buretse uyu yerejwe Uwiteka. Uyu yerejwe Uwiteka. Ibishaka kukurasa ntibizagushobora. Ibishaka kumena agahanga ntibizashobora, kuko hano kugaho ku gahanga kanjye haranditsweho ngo nerejwe Uwiteka. Irya kabiri mushu. Yego. Genda unyure mu murwa. Ushire ikimenyetso. Amen. Hehe. Ku gahanga. Kabana.
banihira intego ni ku gahanga ibizatumena karamutse katamenetse uracabirya. reka nsabe Reverend Ntambabazi bamuhe mikoro kugira ngo adufashe nk'uko umukozi w'Imana bivugaga. Yego. Asenge mwakira umugisha abatambyi babasengere. Reka dusenge. Ndabona abandi bapasita badahari, ndabona Pastor Lise. Ese niyo ngone mangu. Nibaza abo ni abapasiteri bakomeye. Urakoze mwana. Umuntu yagira amahirwe bakamuha mikoro akabihurizamo. Yose n'ibyahishuwe 11:6. Yego. Aravuga ngo bafite ubushobozi. Yego. Ikibazo mwihagarariye hepfo. Bafite ubushobozi. Najya dusengera muri iryo jambo turi aho ngaho gusa. Bafite ubushobozi bwo guhindura abo berejwe aha ngaho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hotel Masike icyo bazahambira Sandone Maria Pai Besika Zosifolala Android haravuga ngo ntiharaharitse muharebe Afika bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso gukora ikintu cyo bashaka. Rero ko ngeze aha ngaha ndabizi amasaha yagiye mushumba wacu Apostle hano hari ubushobozi bafite ubushobozi roteke si ende fola la rokota Isaiah 4 Zola masikala bafite ubushobozi. Naryandike mbibabwire dusenge ntabwo ntinda ndagira ngo kuko turunganirana kandi ishimye Imana suko ica gahunda ntabwo mwese muvuga ntabwo ndagira ngo mute profitira musenge gusa kubera ko hari ukuntu ibintu babibonye kuko yabashyize barinze urwo ruhanga amaze kubarinda uruhanga baca muri uwo murwa noneho icyanyuma bafite ubushobozi bwo guhindura. Mushumba wacu zamura ikiganza ufite ubushobozi bwo guhindura ubushobozi bwo guhindura. Mana nyiri icyubahiro nyiri totale ya setefo kori y'amasandore mufu dushimye kuko ufite imbaraga n'ubushobozi. Turagushimiye turashima twakiriye ijambo duharinzaga pasiteri tuzamuye ibiganza imbere y'iteraniro kuri uyu munsi wo gushimye kuko hari ingobyi ishyari hari ingobyi ibonetse kandi umaze kubibona ishanza ushyizemo ibikwiriye. Ibi ni ibyo ugiye gukora si ibyo wakoze. Twakiriye isezerano rishya twakiriye imbaraga nshya twagiye kwinjira mu isezerano twagiye kwakira ibintu byose nyaguhora ku ngoma. Ndagushimye ijambo rimwe nkuyemo nge kandi nafashe Befika baravuze ngo ubwire marayika w'itorero ivuze ngo ubwiye umushumba wacu Apostle kuko niwe marayika w'iri torero rekota ya setesi ari ubushobozi bugiye guhindura ibintu ubushobozi bugiye guhindura indwara zigakira kuko usutse umuriro udasanzwe mu mbaraga zo hejuru. Twakiriye ibitangaza abantu bakiriye ingobyi abantu bakiriye amasezerano abantu bakiriye za ofisi nshya abantu bakiriye akazi kazima abantu bakiye kwambara bagiye gusezerana abantu biri mu sahari hakwiriye basuzuguritse bateretse mu mazu y'icyubahiro bakuye hasi uzuguritse bashyize ahube agahanga kawe urinze gukomereka warinze gukomereka warinze gukomereka warinze gukomereka warinze gukomereka warinze kugugana warinze impanga zawe retoke sipe haleluya urakoze mwami kubikoze tugukomeye amashyi tugushimire neza y'ubukozi byose kubwa Yesu Kristo mwerekeze gusa amaboko ku bwoko bw'Imana basabe umugisha. Amen. Amen.